agahinda ko mu buryo bw'umwuka gatera kwihana ibyaha ariko aravanga agahinda ko mu buryo bw'umubiri gatera urupfu yego agahinda ko mu buryo bw'umwuka nyine kwa kundi wumva ubabaye ugahonga ukavuga ati Mana we yo nacumuye sindasa guta imbere y'Imana bitera nyine guca bugufi mu mutima ukihana icyo kintu ariko agahinda ko mu buryo bw'umubiri ngo baranyanze ngo ubundi si ngo baranga Imana ngo ubundi ranzi ugize agahinda nyine ko mu buryo bw'umubiri nje mbona nta n'umuntu nkunze ujya ukadeprima ejo kumva umuntu ngo yiyahuye ukabona abantu bose mu muryango mo barakurwanya kugira ngo wiyakire ubwire Imana ngo ndwanire intambara wowe ukagira agahinda ko mu buryo bw'umubiri ukabyirundaho byose birakuremera bikarangira ugize gute uyahuye nacyo cyabaye kuri Yuda akandi burya ngo umuntu wiyahuye ngo kubona ubugingo aba oya winabigira probability ahubwo bivuge nka hari byo umuntu wiyahuye nta bugingo abona period. Reka tubasuhuze bakunzi bamwe afashwe ryari official mwe mudukurikira umunsi kundi uyu munsi ndi kumwe n'umuntu w'Imana ni karibu umukozi w'Imana akoze cyane Imana y'amahoro ibahereze umugisha uyu munsi rero tugiye kuganira cyane ku rupfu rw'umugabo witwa Yesu uru rupfu rwarantangaje nta n'undi muntu nigeze mbona arupfa uru rupfu umva abantu bapfa impfu zigiye zitandukanye anyway nitwa Sandrine Wihoreye wowe harya ngo witwa gute nge nitwa Ndayizeye Cedric asa ugize bazi impamvu iwanyu bakwise Ndayizeye zaba z'umuntu wakwise gutyo harimo ubuhanuzi bukomeye abandi usanga barabise Aisha munda n'abamazi impaka abantu usanga barabise bakari ku mutima simbya amenyera agaki bona bantambara nabawushize impomo taneranya n'umuvandimwe ariko uyu mubyeyi waje bari mu mugisha Ndayizeye Cedric ni nk'umuntu wanyise wihoreye riya wemba mpora mumirisha kuka uko mbishoboye kuko ni izina ritangaje wowe dukurikiye bitwa nde izina ryawe urarikunda cyangwa wumva warihindura ryaba rivugitse neza ryaba ritavugitse neza rifite ikintu rivuze kuko nigeze nza mu gitabo kimwe niga rimwe muri secondaire kivuga ku mazina ku isano iri hagati y'umuntu n'izina bayitwa akenshi usanga haba harimo akantu umuntu witwa Ntambara iyo ugiye no kumureba usanga zishira ari uko nawe atakiriho izina ni ryo muntu umuntu witwa wenda ndavuga Bakunda ufite turamufite Bakunda wacu turagusuhuje Bakunda mbese ubwo utabana amafaranga ufite nta kintu buvugana yagara sente ikintu cyose ni amafaranga nubwo twese ntawe uyanga ariko bimugeraho nyine ukumva nyine izina ni ryo muntu dufite abitwa ba mande buriyara bayiraguha agategereza mbese nyine yaba yumva ko itamuhaye nyine nta handi yako anyway wewe udukurikiye witwa nde izina ryose ufite rifite ahantu rihuriye nawe gusa njya mbwira abantu ngo niba ufite izina wumva utari guhamanya naryo ubona ko mbese uzi nk'umuntu witwa nka Barakagira amaraso ubwo uza kariko ntakonze karagatsindwa uzi nk'umuntu wenda witwa Ikimaye mbese ni nk'umwana waje Ikimaye nyine ndakira icyo nyine uba wumva ari unyibukije akantu hari umubyeyi ejo nari ndi kumwe nawe usanga umwana we ahora arakaye cyane n'abandi se wa mubyeyi ko uyu mwana byibuze nawe ndebe kaseka bikanga rero uyu mwana ntabwo namurenganya mutwite nzi ko nzabyara mu ngiye kubona mbona byaye umukobwa ayiwe hari n'uwo nzitwa Mwavita ni Mukantambara nyina kwambiye Mwavita mbese hari abantu nyine baba bitwa ukuntu ariko hari n'abo njya mbona kuko ukabona yitwa Igihozo ukabona ni Igihozo pe ukabona nko mu muryango w'iwabo yavukiye gukura abandi mu makuba nyine ukabona ni Igihozo w'umugenzi wese abantu bitwa wenda ba Mahoro abenshi niba ukiretse abo Satani agendera ariko abenshi usanga ari ubundi ari abantu nyine ubona bameze neza abantu bitwa ba Mukunzi abantu bitwa ba Mugisha abantu bitwa ba Manzi usanga ari abasore rwose ubona urabona rwose ukabona nyine ni Manzi apana Manzi ubundi
imanzi ko ntabwo tuje gusobanura ikinyarwanda imanzi iyo bavuze ngo umusore n'uwimanzi ni nkuko bavuga ngo umukobwa n'isugi ariko ubundi hari icyo bita ubumanzi nyine ubupfura ku buryo ubona afite ubwiza hari y'Imana bivuze ngo naguciye imanzi mu kiganza cyanjye bivuze ngo nakwiyanditseho imanzi rero akenshi ziba ari ni ibimenyetso ni kera bajyaga badushyiraho utuntu ndanadufite ndebe ko hari utwubona reba nkanga uragenda utubona dutoya tumeze nk'udukwavu duto uturokera twebwe iwacu kera batwitaga imanzi ni ukuvuga ngo bagendaga batugushyiraho kudutako ngo no kurasaga umuntu oya indasago ni ikindi kintu indasago tuba ari utuntu dushariye gutya no ku maboko kugira ngo bazishyiraho yego n'umubiri wose hari abantu bagiye barasaga uturo ni utuntu tumeze ngo ni utuntu nyine tw'udutako abantu hari n'abantu bagiye batugira nk'ahangaha gutya cyangwa na hano nyine ni utuntu tw'udutako urabona ukuntu kameze ni nk'akantu k'akazera uzi ukabona bagiye dusibama ariko twari twinshi utuntu nyine tw'utumanzi indasago rero tuba ari udusharo ni uko wenda ntabwo umuntu yazuminga ngo tugaragare ariko ni utuntu nyine tw'utudomo nawe ikinyarwanda urakizi cyane ntabwo ari ukukimenya ahubwo naranakize burya mu bintu niza n'ikinyarwanda kirimo anyway turabashuje tubahaye ikaze turabanezerewe tugiye kuvuga ku rupfu rwa Yesu niko warumbwiye ariko rero nkubwira ngo abantu bapfa impfu nyinshi hari abicwa na bwaki hari abicwa na malaria hari abicwa na sida hari abishwe na covid hari abishwe na ngira n'ibindi byorezo ariko reka nkubwire musho intambara yego harabishwa n'ibiki impfu ziratandukanye ariko uru rupfu Yesu yapfuye waruvuze ngo nta muntu wigize apfa urupfu nk'urwe yapfuye urupfu rubi rwo ku musaraba ubundi Bibiliya iruvuga ivuga ko rwari urupfu ruteye isoni kuko abantu bose babaga ari abo bajyaga kumanika inyabihanga nawe bibaze ko bari barahise inyabihanga abantu bari barahashiriye hari ahantu habi urupfu rwo kumusaraba rwari urupfu rubabaje kuko uyu munsi bavuga ngo ni nko kugiyotina abantu kunyonga abantu rwari urupfu rubi cyane kukwica baguteye imisumari kukwica bakumanitse kukwica ufite inyota kukwica urumva kukuzamura Golgotha abantu babizi n'abantu babona bagiye wenda biga amateka ya Israel n'ibiki cyangwa se banagezeyo Golgotha ni umusozi wari uhanamye cyane ku buryo kuzamuka no ukazamuka nayo n'igiti cy'umusaraba ariko reka nkubwire ikintu gikomeye aya mafaranga nayo azarikora gute umugabo witwa Yuda bajya vuga ngo burya ngo hari kunjya numva duterimo tugezwe hano mu Rwanda ngo abashi bakunda amafaranga uhamanya nawe ngo abashi bakunda amafaranga none se abashi gusa nibo bonyine bakunda amafaranga ubuse ko nyakunda ntari umushikazi hoya hari n'igihe usanga yakunda kurusha umushikazi none kugira ubyemere ibyo nyine ni bya bindi by'ironda akarere cyangwa se gushaka kwibasira abantu bamwe baturuka ahantu runaka ariko wamugana abantu babicyango gushaho iyo muhuriye kuri tere ewa nabayakuyemo umupira bayikishati nawe arabivuze ironda oya si cyo ariko nanjye nshubije y'amaso nsanga impamvu wenda babivuga anyway ntabwo turi kubavuga n'aba bantu baturuka icyango n'abantu bagira imbaraga kandi mu kazi icya kabiri sindabona umuntu w'icyango guturukayo wakineneshwa akazi ngavuga ngo akanga sinagakora bakarango nagakora ibyo bikora sha abantu bahaza n'ubwo bamubwira ngo injira mu mwobo ujye uzamuramo itaka ndakumva arajyamo yizamure mari kumuha amafaranga nubwo wamubwira uti genda ucuruza isambaza ebyiri kandi ugenda uricuruza umutwe ukwawo akawuturiza ukwawo mbese yakuzanira amafaranga mbese ku muntu wahariye ahantu byo simvuze ko bakunda amafaranga kuko twese nta muntu utaya ariko nicaranye nawe ra haya ntuturuka yera ese gusa abava ahantu babasa naho nibo bizamuye bivuze si uturuka icyango ngiye nturuka icyango iba proud rero yaha hanyuma se ariko ibintu bahavuga tujye uvuga ikintu reka tubanze tugisoza ibintu abantu bavuga ku bantu b'icyangugu namwe mudukurikiye muturukayo rata turabakunda muranemewe pe ariko ku kintu bita imbaraga no gukorera amafaranga bajye babihorera bajye babahigamira bajye bigirayo agiye kuvuga no kunyama jewe nzi umuntu w'icyangugu woza imodoka nzi umuntu w'icyangugu kurubura mu muhanda nzi umuntu w'icyangugu harimo n'abakire bafite amamagazine abakomeye ahubwo abakire benshi mu mashike nayo cyangugu niho hantu numva nshaka kuzakandika mbonye nkujyanye gaceke iwanyu bwibuze nkajya nko gusengera mu mashyuza mu ishyamba rya murya kuri rya rubereti aho hose turabashuhuje bantu rwose muturuka ari ahantu ikindi iyo umuntu bavuze ngo ni uw'icyangugu sinzi ikintu bifata usanga
guhita bavuga ko ari umuhanuzi byumvikana byihuse kuruta undi muntu w'ahandi cyane cyangwa se bavuze ngo ni umukozi w'Imana ariko guturuka icyangombwa nubwo yaba ari akavura ivundi akora ibyaha nka 200 ariko bahita bavuga ati sha uwo muntu nubwo yaguye ariko yigize kubamo. ariko ikintu gituma babivuga hano b'icyangugu bakizwa neza biterwa n'iki barakizwa nyine agakiza njya numva bavuga ngo kahereye Rusizi simbizi hano mudukurikiye ntabwo tubibasiye cyane ko nicaranye n'umuntu uturukayo kandi buri wese aba ari nkanjye kavukire inkomoko yanjye ni mu bice bya Burasirazuba za Nyamata za Muramepfiyo za Mwesa abantu bazi za Kibungo cya Nyamata ariko abantu bazi za Ririma abantu bazi nyine ibice by'Iburasirazuba mu ibyo bice abantu bazi mbese za Mwogo abantu bazi hano hino za Ntarama umva nanjye wacu ndi proud yaho ndakumva yego hanyuma ariko ujye utinda ku kintu abantu benshi bahurijeho kiriya kintu kiba ari cyo kimwe n'uko hari n'uturere bavuga ngo abakomokayo ngo baba ari abanebwe abandi bakavuga ngo abakomoka ngo nk'ibi nko mu majyepfo ngo bafite ubwenge bwinshi ngo bavukana ngahe nyine biterwa n'ahantu ngira ngo na karagiteri z'akarere nk'ubu ngubu kugira ngo uzanyemeze umunyabugesera utazi igare ari umumama yego muri mama kugira ngo uzanyemeze umuntu uturuka nk'ibugesera atazi igare uwo muntu ababeshya hanyuma rero mushumba buri karere kose rero kaba gafite umwihariko wako ikintu gitumye mvuga ngo aya mafaranga azarikora uyu mugabo witwa Yuda Imana ikubabarire cyakoze ndi kubyumva aho bwihutisha uyu mugabo witwa Yuda ngo abatambye ngo bamuhaye amafaranga ngo abazanire Yesu ni iki bavuze se amafaranga ibikoroto 30 amafeza 30 aya mafaranga bayahereza Yuda arangije ngo bashyira Yesu baramufata arabaye ubwo bamufasha arabacikira hari imbere sibyo Yuda abana baramutambikanya abarara abakwepera hari imbere kuko ngo Yuda we yagambana Yesu kubwaya amafaranga atazi ko bari bamushobore batanamwanga wowe umuntu uhereza igikapu umuntu aguhereje igikapu kirimo amafaranga mukagendana imyaka 3 umubyeta ataguteza inga uwo muntu wamugambanira cyazira rasetsa wabana uwo muntu wamugambana Yuda agendana na Yesu yajaga agendana na Yesu namubyeta akamubyeta Yesu ntatere ibibazo kwese ajya gutoranya ababigishwa ubundi yagiye gutoranya abaturage bigarira mu cyaro atoriga abati rero ubwo aba bantu bameze gutya reka nshakemo na Kamugi witwa Yuda azajya amenya aho capati ziri Kamugi hanje ngo muyisakoje y'amafaranga Yuda akajya yikora Yesu akabimenya reka akamura bati nundi ni Yuda nyine n'ubuyuda bwe reka muri ariko Yuda we aba batambye bamuhereza aya mafeza ntabwo Yuda we yari yamenye ko igihe cya Yesu cyagize gutrata cyageze abona baramuzamukanye bamutemeza babagize gute Yuda ngaho gufa buri kintu cyatumye Yuda anapfa kiyahura yazize ijambo ryo kutavuga ngo mbabarire kuko yafashe amafaranga ayashyira abatambyi ntibuka no kureba ku musaraba buriya kugambana kwa Yesu kwa Yuda no kwa Petero biratandukanye kugambana kwa Yuda no kwa Petero bitandukanye ahantu Yuda Petero atandukanye na Yuda nuko yibutse iby'umwami Yesu yamuge ko inkoko iza kubika Petero yigeze agambana Yesu ko yamwihakanye gusa yaramwihakanye baranana n'abakobanyi bakajya bavuga ngo twamufashe Petero yicayeho Petero rumva yabuze imbaraga zihamya kubera ubwoba ariko Petero yari umuntu mu bantu babakundaga Yesu yego cyane ariko Yuda we cyari nawe yakundaga Imana of course yakundaga Yesu kuko nawe yari yarahamagawe yaranatoranijwe ariko agira agakarakteri kabi ko gukunda impiya akagiso kabi ko gukunda impiya ndetse biza kuba indenga kamere bigera kubega agurisha umwana w'Imana ariko we kubera gukunda amafaranga yagambaniye Yesu atari uko amwanze ahubwo yagambaniye Yesu kuko yari amaze igihe abona akora ibitangaza avuga ati n'ubundi bayamenya akenyerereho ahubwo ndabizi uriya mutipe ni umunyembaraga araza kuza kubihisha amafaranga njyewe ndajya muri diro ariko nawe mu mbaraga afite uburenganzira agendera hejuru y'amazi arazura aratubura abantu bakarya agira ati araza kuza no kwiyaranja abace muri huda cyane ko umunsi umwe ikintu cyababaje Yuda baracyane ntukize ukubona bafashe Yesu
baramushobora koko abona barimo baramukoreraho ubufindo barimo baramutsibagura inkoni abona barimo baramugaragura hasi Yuda avuga ati no way ntabwo ibintu aribyo nari niteze numvaga ko ari bugire ikintu ari bukora avuga ati no yagize nyine romoro yagize kwigaya ariko abura umutima nyine wo guca bugufi ngo asabe imbabazi we arikondana donc yishyiraho urubanza cyane birangira aguye mu mutego wo kugira ngo yiyahure cyane ko of course byari umugambi Imana kugira ngo tubone agakiza ahubwo dushimire Yuda kuko yabikoze ahubwo ushobora kwibaza mugani iyo Yuda byari gucahe cyane ndahagira nkavuga ati wow uko biri kose hashimwe Imana yapanze biriya bintu byose kugira ngo njye wihoreye mbona agakiza twavuga ko umuteguro ari uw'Imana of course ikintu cyacanze Yuda cyatumye bavuga ko batamushobora uyu munsi umwe ngo bari bagiye kumuhirika mu manga ngabashyiramo akantu k'agakode ngarabayoba Yuda bibonye rero bitekera bati umugabo ntabwo baza kumushobora ariko asanga umunsi wa Yesu wageze byahuye nuko igihe cya Yesu cyari cyageze ariko disi Yuda biramurya ariko ntiyagira umutima wo gucishwa bugufi tubwire abantu badukurikiye iyo turi kuvuga gutya ntabwo ari kugira ngo tubintetayinge cyangwa se tubaryohereze ibiganiro ahubwo ni ukugira ngo wigire kuri iki kintu nujya ukora ikosa cyangwa se Satani najya gushuka ukisanga mu kintu utari wateganyije cyangwa se gutya ihute vuba uce bugufi ubwira Imana ngo data ndakwinginze mbabarira cyane nagize intege nke nakoze iki byagendekeye gutya mbabarira kuko umutima wose udaca bugufi ngo wihane umutima utihana uba uri ikigenge nyine waniyahura cause ibihembo by'ibyaha n'urupfu ariko kwihana Paulo yize bivuga je pense que c'était pas Paul yaravuze ngo agahinda ko mu buryo bw'umwuka gatera kwihana ibyaha ariko aravanga agahinda ko mu buryo bw'umubiri gatera urupfu yego agahinda ko mu buryo bw'umwuka nyine kwa kundi wumva ubabaye ugahonguka ugati Imana we yo nacumuye ndasa guta imbere y'Imana bitera nyine guca bugufi mu mutima ukihana icyo kintu ariko agahinda ko mu buryo bw'umubiri ngo baranyanze ubundi si ngo baranga Imana ngo ubundi ranzi ugize agahinda nyine ko mu buryo bw'umubiri nje mbona nta n'umuntu nkunze ujya ukadeprima ejo kumva umuntu ngo yiyahuye ukabona abantu bose mu muryango mo barakurwanya kugira ngo wiyakire ubwire Imana ngo ndwanire intambara wowe ukagira agahinda ko mu buryo bw'umubiri ukabyirundaho byose birakuremera bikarangira ugize gute uyahuye nacyo cyabaye kuri Yuda kandi burya ngo umuntu wiyahuye ngo kubona ubugingo aba oya winabigira probability ahubwo bivuge nka hari byo umuntu wiyahuye nta bugingo abona period wijya kubigoragoza ngo ahari ngo wabona ngabona ubugingo ngo ariko ntabwo buke buturutse umuntu wiyahuye nabona ijoro ntabwo ijoro ari ry'abaho sama ijoro ntabwo ari ry'abantu biyahuye nasomye cyanditswe kirambwira ngo ntabwo izafata ibyo kurya by'abana bayo oya ibyo byo ni ibindi ariko ntabwo ijoro rwose tubwire n'abantu mudukurikiye niyo mpamvu tuba turi hano niba udukurikiye ugira uwo mwuka wo kumva wakiyahura cyangwa se Satani akakwica mu mutwe ukumva igisubizo cya nyuma ni uko wajya kugura ikinini cy'imbeba sinzi niba bakibinywa cyangwa se nuko wajya kuhunda amahoro cyangwa kwa mutangana cyangwa se nuko wajya kwiyahura mu modoka excuse niba uzi ko dukurikiye ujye ugira uwo mwuka ugomba kutwandikira ukavuga ngo bakozi b'Imana ni mu nsengero Imana inkiza uyu mwuka kuko uyu mwuka ni umwuka mubi ushobora kuba warakoreye Imana bikarangira gutyo gusa nta juru ubonye ushobora kuba waragize ibihe byiza warakoreye Imana buryo runaka ariko bikarangira Satani akwibye kuko ikintu cyazanye Satani ni ukwica ni ukwiba ni ukurimbura yaguciye rero rwaho aragusoza hanyuma ikintu urupfu rwa Yesu impamvu rutindaho cyane ni umwe mu bagabo bakubiswe inkoni nubwo na Paulo asa nk'uwazikubisweho ariko nkeka ko umujinya bazikubitanye Yesu atariho bazikubitanye Paulo bamukubise inkoni 39 za inga zabaga ziriho n'utuntu tw'udusuma barazikubitaga zigafata mu rubavu inga yari inkoni mbi yari imeze nk'igikoba barakubitaga gutya kikikwedura noneho ya misumari bwa buntu bw'ubukroshe bukagenda bukinjira mu nyama bango baratsiburaga gutya zikaba ziri nkuko nyine nawe imagine tuwa ufashe nk'umukoba ukagenda ushiramo dusumari ugakubita gutyo ukuntu nyine kigenda kiredu ura paf ahigeze rero bwa busumari bwose bwa bukoroshe bukinjira mu ruho bagahita bakura ngo
bagakurubana bakongera bakazunguza noneho bwabaga ari n'ubuntu bw'ubushami ntabwo babaga ari inkoni imwe nyirizina bwabaga ari ubuntu nyine bufite utundi tuntu nk'uko wafata kera abantu bakinnye akamari bashobora kunyumva akamari hari twebwe iwacu twaradukinaga cyane hari uburyo wafataga igiti ukazirikaho imigozi irenze umwe kugira ngo uze kuza kukazingira aho ujya rero mwe mukita gute twe tukita amapingo twe rero urumva ni akamari cyangwa akamari mari cyangwa ngo bakitaga amapingo ubwo atandukanye n'amapingu yes it's okay icyo niho mvuga ifata nka kari akantu nyine nka kiriya giti twafataga tugashyiraho birabo noneho ubugire nk'iyo mikoba kaba ariko mvuga remise y'imikoba kuko ntabwo yari imikoba ndabitwara muri n'urugero noneho ugateramo utuntu tw'udusumari cyangwa tw'udukoroshe ngo watsibura umuntu nko mu mugongo karazenguruka kaze gafate no kunda kazane n'inyama ukurure uruhu rwose rwomokane muri twa dusumari uyu mwami w'abami rero uyu muziranenge sa yahanuye akavuga ngo dore ubu duhawe umwana w'umuhungu reka amavuta arazamutse azitwa Emmanuel aravuga uyu muhungu wa Mariya uyu data wa twese umwana w'Imana ihoraho waciye muri Mariya kuko mama we yari Mariya yapfuye urupfu tutavuze en fait tutanabona n'uburyo turuvuga giye ngiye kuvuga ku rupfu rwa Yesu n'ibintu bigendanye n'Imana numva ngabanyukiwe pe donc numva ncishijwe bugufi cyane kuko urupfu rwa Yesu kuruvuga gutya ntago byavamo ni ibintu byabaye by'indengakamere noneho ikintu cyampogoje yageze ku musaraba bambi ngo inyota iramwica ariko ma inyota iramwica ngo yasize ingoma ye n'ubukora bamuzanira sipongo yari inzoga ariko ishari yari bana yanjye mvuze nuko mbivuga tarigeze kuzima yari inzoga kare umunaziri nta nzoga yigiza nka Yesu ariko ku musaraba kugira ngo n'abasinzi bazibonemo I tell you kugira ngo n'abasinzi bazibonemo ku musaraba bazanye sipongo cyari ikintu cy'ikiyoga gisharira ni nko wafata nka rwe nta nzoga wanyweye ndi gukora nkabona ntazo wanyweye abantu baza marike baranyweye bafite imyaka ingahe muri 10 nase ntago ujye umva tutwana kutumarine kuki tuzima ntaba dutoya ngiye mu myaka 14 nashoboraga gutaha saa 5 z'ijoro Yesu adukwegura ntabwo ndakanga ubuhamya uziko nanjye nabamya bwawe nzitwega uzagaruka bivugeho kugira ngo n'abasinzi bibonemo nari ntanze urugero rw'abantu banyweye inzoga hari amarikeri apana ibi byuma bya hasi hari rikeri dia wanje ubundi inzoga rikeri umuvinyu nyine rikeri ntazangufu toka nguvu ntago nguvu mu bwonko hari amayoga amahensi hari ndazita gute nka ngizi amajiribisi hari na zino nzoga zindi z'ama Bond 7 hari amayoga menshi hari na bino bindi by'ibiyoga bikomeye ama Jameson ibintu nyine biremereye ikwiza imyaka amakivanti yego niko iryoha hari inzoga usanga yarakozwe nko muri 20 mu mwaka wa 20 hari usanga ibarakozwe mu 1900 no mu 1800 yego hano badukurikiye batubwiye hari inzoga ziba zakozwe mu cyatanu mu 1500 kandi turi 2025 ngo uko igwiza imyaka y'ubukuri niko irushaho gukara hari inzoga hari ubuntu bw'ubushot ushaka gafata kamwe ugatereye utashyaka kabiri akashoti kamwe gusa kaba gahagiye kugira ngo kagukore ibyo gashaka rero izi zanguvu zejo yabari nibiyayura mutwe nyine nibyako kanya nyine ni amangurutsa ni nkaho ariko ngi nayita ariko hari rikeri nziza zihenda zigura 800 zigura miliyoni nk'amahenesa arahenda amafaranga menshi cyane iriya nzoga uko ama Jameson ukigwiza imyaka niko igenda na za black label sinzi biyoga maze kuzibagirwa by the way n'amave rouge cyangwa se ve blanc uko zigenda nyine niko ama Imana imbabarire nene kuzibuka amarura ibiki ibintu byinshi by'umwanda icyo ntamvuga uko igwiza imyaka niko igenda iryoha abadukurikiye bazinyweye barazi cyangwa bazicuruza barazizi ngiye ibyo byanguvuna sinigize
kanga ibintu biremereye urumva Yesu rero bamukubise sipongo kugira ngo noneho ibaze bayimuhaye nabi bakojejemo ikintu baramuhereza ntabwo bazamuye ngo bamuhereze bamuheshe wenda by'icyubahiro bakojejemo ikintu baramuhereza nyine noneho kiragenda bikajya bishoka no mu bisebe na hose kandi buriya rikeri nicyo kintu nashaka kuvuga ibimeze nka rukoro yisutse mu gisebe ubundi abazungu iyo akomeretse nta rukora iri hafi nta kindi kintu byihuse cyane guhita ufata inzoga ikirikeri ugahita ukubita mu gikomere biraryana ariko ikora nka alcohol so icyo niho mvuga Yesu yaciye mu buribwe tutavugira aha n'umuntu udukurikiye niyo mpamvu tuba tubasaba ngo mwakire Yesu umwami n'umukiza kandi niyo mpamvu tuba tubasaba ngo niba waranamwakiriye umugumane kubera ko niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana riba irikomeza ivuga Pawulo arabivuga aravuga ngo nta rindi zina twahawe gukirizwa kuko ari ntaryo irya Osama ntiryagukiza irya Mohammed ni sorry to say so ntago ryagukiza nta rindi zina twahawe gukirizwamo uretse izina rya Yesu ryonyine kandi niwo munara muremure so God bless you Mana baho umugisha aho muri mugubwe neza twarimo twivugira ku rupfu rwa Yesu nibinakunda tuzongera tugaruke tubivuga ko ibya Yesu ntibishira niko muri yavuze ibya Yesu ntibishira ntago ntibishira uvuga cyangwa umwe akavuga ye undi akavuga su ntibishira bya Yesu ntibishira Imana ibaho umugisha turabakunda kandi turabasengera ushobora kutwandikira narababwiye ngo turimo turateka muri iyi minsi dufite gahunda zo gutekera ibirori amakwe ibiriyo abashyitsi basanzwe bari normal bari mu rugo uraduhamagara kuri 07874158 sorry 0784514178 ubundi tukavugana tukaza tukagutekereza Imana iguhe umugisha ndawakiriye ubuzima busanzwe ndi umuhanzi hello ariko man musacinge ndayize Cedric kuri YouTube mukore subscribe kandi munasharinge mutugaragarize urukundo rwanyu Imana y'amahoro bahereza umugisha amen amen